I'm called Faina Bahuje Erana ending primary 6 level in Kabarondo Vision Junior School. Mwaramutse neza bateraniye hano. Nitwa Rukundo Ravi, nkaba nsoreza icyiciro cy'amashuri abanza muri iri shuri rya Kabarondo Vision Junior School. Respected head teacher, dear teachers, beloved parents, fellow pupils and all invited guests. Nyakubahwa umuyobozi w'ishuri, barimu bacu, babyeyi bacu dukunda, banyeshuri namwe batumirwa, mwiriweho neza. Today is a special day in our lives. We stand here with hearts full of joy and gratitude. We are celebrating our graduation from nursery and primary 6, a journey that has shaped us into who we are today. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu buzima bwacu. Duhagaze hano imitima yacu yuzuye ibyishimo n'akanyamuneza. Turishimira isoza ry'icyiciro cy'umwaka wa 6 n'uw'amashuri y'incuke, ari rwo narwo rugendo rwatugize abo turi bo uyu munsi. First of all, we thank God for giving us life, strength and wisdom to reach this important day. Without Him, we would not be here. Mbere na mbere turashimira Imana yaduhaye ubuzima, imbaraga n'ubwenge bwatumye tugera kuri uyu munsi w'agaciro. Iyo atari Imana, ntabwo uyu munsi twaba turi aha hantu. To our dear teachers, we say thank you from the bottoms of our hearts. You have not only taught us how to read, write and solve problems, but you have also taught us discipline, respect, kindness and hard work. Sometimes we were difficult, sometimes we made mistakes, but you never gave up on us. You believed in us even when we doubted ourselves. Barimu bacu dukunda, tubikuye ku mutima, turabashimiye. Ni mwatwigishije kumenya gusoma gusa, kandi ndetse no gukemura ibibazo. Ahubwo mwana twigishije ikinyabupfura, kubaha, ubugwaneza ndetse no gukora cyane. Rimwe na rimwe amasomo yaradukomereraga ndetse tugakora n'amakosa, ariko ntimwacitse intege. Mwakomeje kutugirira icyizere kabone nubwo hari aho twateshukaga. To our parents and guardians, we are deeply grateful. You sacrificed your time, energy and resources to ensure that we come to school every day. You encouraged us when we were tired and supported us when things were hard. Today's success is also your success. Babyeyi bacu turanezerewe cyane. Mwaritanze mwigomwa igihe cyanyu, imbaraga ndetse n'ubushobozi kugira ngo tubashe kwiga buri munsi. Mwaduteraga imbaraga igihe twabaga tunaniwe, mukanadufasha aho byabaga bikomeye. Intsinzi y'uyu munsi si yacu gusa, ahubwo ni n'iyanyu. To our fellow pupils, especially nursery and primary 6 graduates, today we celebrate you. We have shared other exams, games, challenges, and unforgettable memories together. We have grown together like one big family. Though we may go to different schools and paths, the bond we have created will always remain in our hearts. Banyeshuri dukunda, by'umwihariko abanyeshuri b'incuke n'abo mwaka wa 6, uyu munsi ni uwanyu. Twasangiye umunezero, ibizamini, imikino, ibibazo n'ibindi byinshi tutazibagirwa. Ni ukuri twakuriye hamwe nk'umuryango umwe mugari, nubwo twajyaga mu bigo bitandukanye ndetse tukajyana amayira. Ubushuti twahanze buzahora mu mitima yacu ibihe byose. As we move to the next level of education, we know new challenges are waiting for us, but we are ready. We have learned that success comes through hard work, discipline, and believing in ourselves. Ubwo tugiye mu cyiciro cy'amashuri kiri imbere, tuzi neza ko inzitizi zidutegereje, ariko twiteguye guhangana nazo. Twize ko intsinzi iva mu gukora cyane, kugira ikinyabupfura ndetse no kwigirira icyizere. To the nursery pupils, you are the future of this school. Keep studying hard, listen to your teachers, and always be good children. One day, you will also stand here like us. Ku banyeshuri b'incuke, mumenye yuko ari mwe ejo heza h'iri shuri. Mukomeze mwige mushyizeho umwete, mwumvire abarezi,
mube abana beza. Ndahamya ntashidikanya ko umunsi umwe namwe muzahagarara hano nkatwe. To primary 6 runners, as we say goodbye. To primary 6 runners, as we say goodbye to this chapter of our lives, we carry with us sweet memories, valuable reasons, and strong dreams for the future. Dusezere kuri iki cyiciro tujyane ibyiza byinshi tutazibagirwa, amasomo nyirakamaro ndetse n'icyizere cy'ejo heza. We may be leaving this school, but this school will never leave our hearts. Nk'abanyeshuri basoje umwaka wa gatandatu dusoje kwiga muri iri shuri, ariko iri shuri nirizigira riva mu mitima yacu. Thank you all, and may God bless you abundantly. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha usendereye.